Hello guys, iyi ni Jado Tech nk'ibisanzwe. Ese nawe waba wibaza ukuntu ushobora guhindura disk utarinze kujya gushaka abatekinisiye ngo bakurye meshi? Ntucikwe n'iyi video, banza ukore subscribe hanyuma tugendane. Twagiye kuvuga ngo iyi disk mfitemo hano ni ntoya ariko ndashaka kuyisimbuza nkashyiramo iyindi. Ndagusaba unkurikire rero, hano rero twafunguye, banza ukureho iyi cover y'inyuma. Ibi bifunzwe n'amabuto ane, urabona yuko rwose ari ngiyi disk yawe. Hanyuma ni ukuvuga ngo iyi disk kuyisimbuza ntabwo ari ibintu bigoye, ariko nanone bisaba ubwitonzi. Ugomba kubanza ukayitondera neza, ukayikuramo witonze kugira ngo ubashe kwirinda kwangiza. Hano urayibona, iyi ni rame, urahabona neza cyane. RAM iba yegeranye na disk, kuvuga ngo byose ni storage, ariko RAM yo idufasha muri processing. Hano rero ndayeguramo nitonze, urayibona ndayeguramo nitonze rwose, kubera yuko kuvuga ngo any damage cyangwa aho yakwangirikaho na gatoya rwose ishobora kugira ikibazo. Yego, nayikuyemo rero disk yanjye ngiyi, hano uri kuyibona disk ngiyi rwose. Kuvuga ngo dore ahantu ibi iteretse, hano mfite disk yindi ngiye guhinduza, ni iyi ngiyi ifite gigabyte 500, mu gihe iyi ngiyi nari ifite gigabyte zingahe 320. uri kuzibona hano, ngiye gushyiramo iya 500. ni uguhinduza. Hanyuma rero nk'uko yari imeze n'ubundi ni ukuyisubizaho, ukayisubizamo neza witonze. First of all abanza ukarayininga, ukareba amenyo ko ari guhura neza. Yego, iyo ubonye amenyo ahura neza uyiterekamo. Uvuga ngo disk za laptop zose zirangana. Yego, zirangana, uvuga ngo ushobora no kuyikoresha no muri desktop iyi ngiyi. Yego, ibi ifite terabyte, ifite megabyte magana ngahe, zose zirangana. Hanyuma hano tuhite twongeraho dushyiraho ya cover yacu dupfundikire. Ni ukuvuga ngo gupfundikira ugomba gufunga neza kugira ngo hirindwe ko hari umwanda na muke ushobora kujya kuri disk, kubera ko ushobora kuyiteza ikibazo igatuma idakora. Guys rero, niba nawe utarakoze subscribe kuri Jado Tech, niba rwose waracikanywe, niba utamfollowinga, aka ni agafane urakabona. Niba utamfollowinga rwose wibuke kubikora, ntugende udakanze follow, ntugende udakanze subscribe kuri YouTube channel yawe, kugira ngo ukomeze wige ibintu by'ubwenge. Ni ukuvuga ngo gahunda nuko ari ukubyikorera. Urabona rwose mashini yacu imeze gutya ngiyi yose. Niba utarakoze subscribe rero, iki nicyo gihe, ngaho bikore, kandira kuri subscribe kugira ngo dukomezanye. Sawa, ciao ciao.